atambitse, ariko njye Uwiteka nunyemerera nzakujya imbere ndinganiza ataringaniye, kubera ko imbere wategura ibyiza, ariko abanzi bawe bateguye ibibi. Utegura kujya gusaba akazi, ariko hari abandi bateguye ko bazajya kuvuga nabi kugira ngo ntuhabwe akazi. Utegura gusabwa, ariko hari abandi bateguye amagambo yo kubegesha, ariko kuru nunyemerera njye Uwiteka nzakujya imbere, nzarwana n'ibikuri imbere, nzatatanya imigambi y'incakura, nzatatanya imigambi y'abantu. Njye nunyemerera nzakujya imbere ndinganiza ataringaniye. Haleluya. Ko twahawe Yesu, dufite Yesu, ntabwo ajya abasha gutambuka atakubajije naho waba urwaye, naho waba urebye, naho waba uhumura nabi. Umva, ntabwo Yesu agucaho, bantu bagutambukaho, imiryango yakureka kandi zigufite ikibazo, zigufite idene, bantu bakakwihora. Ariko dufite Yesu utabasha gutambuka atagusuhuje, atakubajije amakuru. Ngo Yesu yiyumvamo ko agiye guca ku kidendezi, birambwira ngo arahanyura, amaze kuhanyura ngasanga umurwayi. Hari abantu benshi batigeze bamugemura, hari imiryango tarigeze imugemura, hari abavandimwe batigeze bamumenya. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe. Tuyoganira ijambo ry'Imana kugira ngo duhabwe umugisha muri ryo. Reka mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tubanze twibwirane kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana tuziranye. Nitwa Muneza Christophe, mvuka mu itorero rya Pentecote ADPR Bukoma, niyo paruwase na n'umudugudu mu karere ka Nyamasheke. Imana ishimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko reka dusengere ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka wera azabane natwe, tubashe guhabwa umugisha. Umwuka wera abiyoboye. Imana ishimwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data ushimwe kandi wubahwe, turakubashye cyane kuduhaye umugisha wo kumva ijambo ryawe, uduhaye umugisha wo guterana, uduhaye umugisha wo kubura muri aya materaniro. Ndasenze ngo umwuka w'Imana aze abane natwe, umwuka aherekeze ijambo kugira ngo ribashe gusohoza icyo ritumye mu mitima yacu. Kandi Mwami duhabwe umugisha mu ijambo ryawe, duhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Umuntu wese ubasha kuryumva, uri mu gihugu, uri hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari Tanzania ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi yose, umuntu ubasha kumvira ijambo, Mana imubere umugisha mu izina rya Yesu, ahabwe umugisha kubwira ijambo. Urakoze no Mwami, rushaho kubana natwe, bitubere umugisha kubw'izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40. Turasoma n'umurongo waho w'8. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40, turasoma umurongo w'8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haragira iti, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Amen. Reka dusome none muri Zaburi ibice 2, dusome umurongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Amen. Yesu ashimwe. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, duhabwe umugisha muri yo. Ni amagambo y'Imana. Ndagira ngo umwuka weraze aduhane umugisha muri iri jambo ry'Imana. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ndatubwiye ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Ijambo Imana yavuganye nawe, ijambo Imana yavuganye n'umuntu wayo, rizahoraho iteka ryose. Ubwatsi bwaraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana mwaganiriye igifite agaciro ni ikintu wavuganye n'Imana. Haleluya. Ndimo ntegurira ijambo
nahawe intego ivuga ngo agaciro ni ijambo wavuganye n'Imana. Agaciro mwene data ni ijambo wavuganye n'Imana. Araho tugera tugahura n'ibibazo, tugahura n'ibigeragezo, tugahura n'intambara, ndetse benshi bagashaka gutesha ijambo agaciro, bakabona ko ahari Imana itinze, bakabona ko bitazashoboka, bagahura n'abantu benshi abaca intege. Ariko mwene data ukomere ku ijambo Imana yavuganye nawe. Ni ukuri icyo Imana yavuganye nawe izagikora mu izina rya Yesu. Yesaya arabihanura, aravuga ngo ubwatsi bwaraba bene data, uburabyo bwahunguka bugatuga, yego akazi bagahagarika, minerivare yabura, imyenda yabura, akazi wakabura, ariko ijambo Imana yavuganye nawe ryo ntabwo rizashira. Abantu bakwitambika, abantu bahagarika akazi, abantu bakurwanya, abantu bahagarika, barwanya icyo uzaba cyo, ariko ntabwo bagikuraho. Ikintu Imana yavuganye nawe gifite agaciro. Nagira ngo hanurire mu izina rya Yesu, byemejwe n'Umwuka Wera, kubwire ngo ikintu Imana yavuganye nawe, niba ufite ikintu wavuganye n'Imana, yemwe bantu mwavuganye n'Imana mukomere, kuko ikintu Imana yavuganye nawe naho bakirwanya, naho bakitambika, ndazi neza ko kizasohora mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ngo Imana ireba uwitwa Kuru yayateguraga imbere. Abantu benshi dutegura imbere, buri muntu wese aba afite inzozi z'icyo azaba cyo, cyangwa se z'intego ashaka icyo ashaka kuzaba cyo. Afite intego, buri muntu wese aba ategura imbere. Birambwira ngo uwitwa Kuru aravuka, ntabwo muvugaho cyane, haleluya, ariko ndavuga bike nshaka kumuvugaho. Yesu ashimwe. Kuru aravuka, avuke ategura imbere nk'uko natwe twese dutegura imbere. Ategura icyo azaba cyo imbere, atangira kunategura. Aravuga ngo imbere nzakora iki, wenda imbere nzakora ubukwe, imbere nzashyingirwa, imbere nzaba uyu ushaka kuba we, imbere nzaba umucuruzi, imbere nzaba umuvugabutumwa, imbere nzaba umuntu ukomeye. Kuru arabitegura, atangira no kubikorera, atangira gushaka akazi, atangira gushaka imirimo kugira ngo izamufashe kugera ku ntego ye. Haleluya. Ariko mwene data, hari ijambo rikomeye, hari ishirwa rikomeye utazi uko utegura imbere. Dufite abantu batifuza ko twageraho twateguye, dufite abantu batifuza ko wagera ku cyo wateguye. Cyane iyo uteguye ubukwe, abandi bategura uburozi bwo kukwica. Iyo uteguye iterambere, abandi bategura kurigambanira. Iyo uteguye kugira aho uzagera, abandi batangira gutegura uko bazakurwanya. Ngo ariko Imana irebye Kuru, ibona Kuru arimo arategura imbere, aravuga ngo imbere nzashyingirwa, ariko ibona abarozi bateguye kuzamwica akemutse, kugira ngo atazagera ku cyo yavuganye n'Imana, cyangwa se ku cyo Imana yamubwiye. Ngo Imana ihitiza isanga Kuru. Haleluya. Baganira ibintu bikomeye. Aravuga ngo mwana wanjye Kuru, utegura imbere, kandi buri muntu wese ategura imbere, ariko wateguye imbere. Abanzi bategura urupfu, uteguye kubaho. Abanzi bategura kurwanya. Kuru mwana wanjye, nge nunyemerera Uwiteka, haleluya, nunyemerera Kuru nzakujya imbere nzaringaniza ataringaniye. Hari inzugi z'imiringa batambitse, ariko njye Uwiteka nunyemerera nzakujya imbere ndinganiza ataringaniye. Kubera ko imbere urahategura, wategura ibyiza, ariko abanzi bawe bateguye ibibi. Utegura kujya gusaba akazi, ariko hari abandi bateguye ko bazajya kuvuga nabi kugira ngo ntuhabwe akazi. Utegura gusabwa, ariko hari abandi bateguye amagambo yo kubegesha. Ariko Kuru nunyemerera, njye Uwiteka nzakujya imbere, nzarwana n'ibikuri imbere, nzatatanya imigambi y'incakura, nzatatanya imigambi y'abantu. Njye nunyemerera nzakujya imbere ndinganiza ataringaniye. Haleluya. Umva mwene data, wotegura imbere, urimo utegura imbere. Ni byiza gutegura, ariko shaka Yesu agutegurire, kubera ko urategura imbere. Ariko hari abandi bateguye ibintu bibi, ariko shaka Yesu akuyobore, shaka Yesu akujya imbere. Numara kubona Yesu azakujya imbere, azaringaniza ibitaringaniye. Ibyo bateze bibi Yesu azabikuraho, ahubwo umugambi wawe uyoborwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arabwira ngo mva Kuru, nunyemerera, hari inzugi z'imiringa wubatse,
njye Uwiteka nzazimenagura, nzazicamo kabiri, nzashingura ibirindiro byabyo, nzamenagura ibyuma bateretse imbere yawe, nawe utambuke. Hari abantu bakwitambitse bakwima inzira, hari abantu bakwitambitse iyo ugiye kudepoza, abandi bajyayo. Iyo ubonye akazi abandi barakitambika, iyo ubonye fiyanse abantu baramwitambika. Ariko nunyemerera, njye Uwiteka nzakujya imbere, n'inzugi z'imiringa bubatse nzazicamo kabiri, nzamenagura ibirindizo, nzamenagura ibyuma byose, nzaguha inzira utambuke aho utigeze ubona inzira. njye Uwiteka nzagushakira inzira. Haleluya. wabuze inzira mwene data, iyo uteguye iterambere abantu bararyitambika, iyo uteguye iterambere abantu bararyitambika rigasubira inyuma. Ariko shaka Yesu akujya imbere, shaka Yesu aringaniza imbere, shaka Yesu amenagura inzugi z'ibyuma. Hari abantu bubatse inzugi z'ibyuma imbere yacu, bazi ngo abana babo nibo baziga bonyine, nibo bazagira diplome bonyine, nibo bazashyingirwa bonyine, nibo bazahinga beze bonyine. We nta terambere bakubonamo, isi yakuburiye icyizere. Niyo uvuze icyo uzaba cyo barakirwanya, ati ntibyashoboka. Wibuka aho uvuka, wibuka aho wiga, aho wize, bumva ko bitashoboka. Ariko niwemerera Imana, izo nzugi bateretse imbere yawe aho babona utarenga, niwemerera Kristo azamenagura inzugi z'ibyuma, nawe azaguha inzira utambuke mu izina rya Yesu. Yesaya arabyandika, aravuga ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, akazi bagahagarika, abantu bakwitambika, ubwatsi bukaraba bakaburabya, bakakwirukanisha kazi, bakakwitambika ugiye gusabwa, bakabyica, bakica ubukwe, ubwatsi bukaraba. Ariko ijambo, haleluya, ijambo ry'Imana, ijambo Imana yavuganye nawe ntabwo rizashira. Umva mwene data, uretse gupanga imbere, ahubwo banza ushaka ijambo, iryo rizakugeza imbere, iryo rizakuyobora, niryo rizagutambutsa. Hari inzugi bubatse, hari imiringa bubatse, ariko ijambo ry'Imana ribasha kumenagura imiringa. Ijambo ry'Imana rizagucira inzira. Uretse gupanga imbere, banza ushaka ijambo ry'Imana, shaka imvugo mwene data. Ibiro amasengesho uvugana n'Imana, washaka imvugo. Haleluya. Ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo kuru nzakenyuza abami nawe mukenyeze. Bene data, haleluya, tumaze iminsi tuvugana n'Imana, tujya mu butayu tugasenga n'andi masengesho menshi. Imana irimo iravuga none tibahaye ubucuruzi, nimwakira ubucuruzi. None wareba ugasanga amazu y'ubucuruzi ntabwo ari kwiyongera, ahubwo yiyongere, barimo bayagabanyura. Tukibaza abantu Imana irimo ubucuruzi bazacururiza he? Abantu Imana ivuga ko bazapasiteri bazayobora ko barimo bagabanya n'abandi, bakagabanya abakozi. Aba bantu Imana irimo yimika ikabimikira mu butayu bazayobora he? Ariko mubwire mwene data, Imana izakenyuruza abami nawe gukenyeze. Niwitwara neza, nuba umugambi w'Imana, Imana ikakuyobora. Arabizirukana nawe gukenyeze mu izina rya Yesu. Bivuze ngo arabe Imana izirukana nawe gukenyeze, yo izakenyuruza abami nawe gukenyeze mu izina rya Yesu. Agaciro no kuyubaha, agaciro no guma mu mvugo y'Imana, buretse gutegura imbere, buretse kwicira inzira, buretse kwirwanira. Banza ushaka imvugo y'Imana, aho ubona ko bitashoboka, imbere y'Imana bizashoboka mu izina rya Yesu. Haleluya. Tumaze iminsi twibaza ikibazo, uvuga ati mwami, njyewe ko navutse ngasanga data ikibanza atuyeho, wenda ni leta yakimuhaye, ni leta yamwubakiye, yabyaye abantu 10, muri 3 ari nk'abakodesha, ndi uwa 4, ko ngiye gushaka nzatura he? Nzakura ikibanza he? Ko na data yubatse ari leta imwubakiye, ko na data yabayeho ari leta imufashije. Ukabona ko bitakunda, ukabona ko bitashoboka, ariko umva ijambo. Haleluya. Twasubije ijambo ry'Imana muri Zaburi. Ijambo ryambwiye ngo, ndavuga rya tegeko ngo Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Umva mwene data, ndifuza kubyarwa n'Imana. Numara kubyarwa n'Imana, ntabwo iki kibanza uzatura ntabwo bikureba, birareba so, birareba Imana. Numara kubyarwa nayo, Imana izaguza n'imigisha yo mu gakiza, iza uzatura, iza uzashaka. Wikicira inzira, ahubwo reka ubyarwe n'Imana, reka Imana ikubyare, reka ubyarwe n'ijambo, ube mu ijambo ry'Imana. Imana data nizagucira inzira muri data, reka ubyarwe n'Imana. Dawidi arabihamya, aravuga ngo ndavuga rya tegeko
Uwiteka arambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi nakubyaye. Intego iravuga ngo agaciro ni ikintu Imana yavuganye nawe. Agaciro ni iki Imana yavuganye nawe. Ndavuga rya tegeko, Uwiteka arambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi nakubyaye. Umva mwene data, ndifuza kubyarwa n'Imana, ndifuza kuyoborwa n'Imana. Reka Imana ikuyobore, reka Imana ikujya imbere. Wikirwanira, witegura imbere. Abandi bateguye ibibi, ariko ni wemerera ijuru, kemerera Imana ikakujya imbere, Imana ikakuyobora. Umva, izamenagura inzugi z'ibyuma, Imana izagushakira inzira aho utabonaga inzira. Imana izaguha inzira aho wabonaga bitakunda, arega bizakunda. Mu isi y'umwuka bizakunda. Ahubwo reka Imana ikujya imbere bene data, reka Imana igushakira inzira, reka Imana ikuyobore. Haleluya. Numara kuyemerera, nukuri data azagucira inzira. Numara kumwemerera, erega bizakunda. Yego ubwatsi bwararabye, kazi karahagaze, amashuri biragaragara ko yahagarara, minerivare yabuze, ariko umva, senga, vugana n'Imana. Numara kuvugana n'Imana, Imana izakuyobora, Imana izakujya imbere. Ibi ndabyizeye, ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Reka Imana ikujya imbere, data azagushakira inzira aho wabonaga bitakunda, kubera ko ubwatsi bwarabye, kubera ko uburabyo bwahungutse, warasabwa, abantu barabyitambika biranga. Ariko noneho niwemerera Imana, hari amahirwe ya kabiri Imana izazana mu buzima bwawe. Hari amahirwe ya kabiri Imana izaguha, hari amahirwe ya kabiri, kandi ayo mahirwe Imana izaza iyayobore mu izina rya Yesu. Imana izayayobora. Impamvu byanze, wari wabigiyemo, wari wabyiyoboreye, wari wirwaniye, wari wabyisizeho, ariko byikureho ubisire kuri Kristo. Dawidi ngo ajya gutera Goliyati, yabanje kubyikuraho, aravuga ngo hoya sinjye, ahubwo nguteye mu izina ry'Imana wasuzuguye. Iyo wasuzuguye ukayituka utayizi, irakungabiza ngo ikigihaga kimanike, abantu bazamenye ko mu Isiraheli hari Imana. Ndifuza kubyikuraho, byikureho, biha Imana, bisire umugambi w'Imana, bisire, wikicira inzira, wishaka abantu, banza ushaka Imana. Imana izabikugiramo. Ntabwo abantu bahamagara Imana, ahubwo Imana ihamagara abantu. None urashaka guhamagara abantu mbere y'Imana, ntabwo byakunda. Banza uhamagara Imana, banza uhamagare Kristo, Yesu azahamagara abantu. Haleluya. Shaka Imana ikuyobore, shaka Imana ibijyemo, nukuri bizakunda, bizacamo, bizagenda neza. Ariko niwirwara, nushaka abantu, ntabwo bizakunda. Uko utegura imbere, bandi bateguye ibibi, barabiteguye ibyo kukwica, barimo barwanya umugambi, bararwanya icyo wateguye. Ariko umva, indi twita umuhanuzi ntabwo igivamo. Shaka Imana ikuyobore. Icyo Imana yavuganye nawe, haleluya, bayirwanya, bagerageza, ariko icyo mwavuganye n'Imana ntabwo kizavaho. Niwemerera Imana ikakuyobora, niwemerera Imana, oya nuyemerera ikakuyobora, bizakunda mu izina rya Yesu. Haleluya. Niwemerera Imana, Imana ikabana nawe, ikayobora iminsi yawe. Imana ikamenya uko wiriwe, ikamenya uko wagiye, byose ukabyikuraho, ukabishyira mu biganza by'Imana. Ndakwizeza mwene data, byabonaga bitakunda, ni ukuri bizakunda. Byabonaga bitagenda, ubucuruzi butagendaga buzagenda. Niwamara kwemera Kristo akabuyobora, niwemerera Yesu akayobora amashuri yawe, ubumenyi buzaza, uzagira ubwenge, ndetse buvazemo n'ubwenge bw'Imana. Shaka ubwenge bw'Imana, aho gushaka ubwenge bw'isi cyane, aho ushaka ubwenge bw'Imana. Haleluya. Iyo ubwenge bw'isi wihe n'ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'Imana bukayobora ubwenge wahawe na mwarimu, ubumenyi wahuguwe na mwarimu, bigenda neza. Banza ushaka ubwenge bw'Imana, numara kubona ubwenge bw'Imana bizagenda neza. Wikiyobora mwene data, wikiyobora. Hari aho unakora nta muryango ufite, nta bantu babijyamo, nta bakuvuganira, nta bajyamo ngo bikunde, nta muntu ufite wakuvuga, ariko Yesu yakuvuga. Aho abantu batakuvuga, Yesu yakuvuga. Imana ishimwe. Kalebu ngo ari kumwe na Yesuwa, bari mu bagabura, Yesuwa aramwibagirwa. Umva, abantu bakwibagirwa, ariko ntabwo Imana yakwibagirwa. Bari kumwe, wibuka bari mu butayu, nibwo Yesuwa yarahiye, aravuga ngo Kalebu ni ukuri, umva, aho nzagwa niho uzagwa, kandi icyo nzarya nicyo uzarya, mwambaro nzambara niwo uzambara, aho nzagera niho uzagera. Ngo mwizeze ibitangaza. Ngo Kalebu arizera,
uyu mu magambo ya Yesuwa ngo Kalebu arizera nawe yumva ari kumwe n'umuntu uzamufasha, ngo yumva afite ihumure, kandi wabimubwiraga yari umuntu ukomeye. Hari abantu bakomeye mwagiye muvugana bakubwira ko bazagufasha, bakubwira ko bazabibamo, bakubwira ko bazabiyobora, bakubwira ko bazagushakira umuntu, bakubwira ko bazaguhuza n'umuntu, ariko muri iyi minsi urimo babwira ikibazo bakagutura ibindi bibazo bafite. Ariko shaka Yesu, niwe wenyine utazibagirwa, niwe utazagutererana, niwe utazakureka. Ngo Kalebu Yesu aratanga, ngo atanga iminani ari na 10, atanga iminani yose 12, ngo aramwibagirwa. Ngo amaze kumwibagirwa ngo Kalebu agira agahinda, Kalebu arababara, ngo atera urutoki hejuru aravuga ngo mbese Yesuwa kutanze imigabane kwaye abandi gakondo ukaba unyibagiwe, uzi ko navuye mu Egiputa ntabwo nasubirayo, nataye data imiryango y'iwacu nemera kurikira Imana, kandi wibuke tuvuye gutata igihugu nibwo Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Va mwene data, icyo wavuganye ni Imana. Rambwira ngo wibuke nibwo Imana yavuganye nanjye, rambwira ngo umva kiriya gihugu uvuye gutata ni ukuri nzaguhamo gakondo, kandi ikindi nzagutuza we n'umuryango uzagira. Rambwira ngo none Yesuwa ni ukora icyo yibagiwe, ngo Imana ihita imanuka ngo yibutse Yesuwa. Haleluya. Rambwira ngo Yesuwa shaka umugabane umwe uhereza Kalebu n'abagenda ature. Imana ishimwe cyane. Umva mwene data, reka Imana ikuyobore. Vugana n'Imana, wavuganye n'abantu, ariko reka Imana ikuyobore. Birambwira ku kidendezi ngo hari umurwayi yari amaze igihe, uriya murwayi yari amaze igihe arwaye babaye. Umva hari hajyaga haza abantu, ngo hari amabaraza 5, ngo hari nk'abarwayi batandukanye, ngo hari nk'abanyunyutse, hari nk'abarwayi indwara zitandukanye, hari nk'impumyi, hari nk'ibimuga, hari nk'abasazi, harimo n'abandi bafite indwara wakwita ibisakwe. Imiryango yamaze kwinuba ngo irabaheka benshi ibageza ku kidendezi. Uriya murwayi yari ahari, birambwira ngo yari amaze imyaka 38, kandi iyo myaka yari arwaye n'imiryango yari ibizi n'abantu bari babizi. Ntabwo ndasoma Bibiliya neza imbwira niba imvura mu gihe yagwaga baramwugamishaga, cyangwa se izuba ryabaga ryinshi hari umutaka yari afite. Ariko icyo Bibiliya ivuga ngo ni uko yari amaze imyaka 38 arwaye. Hari yari afite imiryango, yari afite abantu. Hari abantu bajyaga bahaca, abahanuzi bagahanura abandi we bakamureka, abigisha bakaza bakigisha abandi we bakamureka, abakorerabushake bajyaga bahaza bagafatana bakabajugunya mu kidendezi bagakira. Ariko we baramwibagirwa. Imyaka 38 ngo ariyakira. Ariko ngo gukira bishobora kudakunda, ariko basireka ngo ariyakira, yumva ko ari uko nguko, yumva ko birangiye, ngo yumva ko azapfa agapfana indwara ye. Ariko umva mwene data, aho maze kuba ko bitashoboka, aho abantu bamaze kubona ko bitashoboka, sanga Yesu yabishobora, Yesu yabikora. Byarananiye abantu bakurihira igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri, icya gatatu barananirwa, bababwira ko birangiye. Ariko shaka Yesu yabishobora. Ibyananiye abantu Yesu yabikora. Haleluya. Birambwira ngo Yesu ngo ahaciye. Mana ishimwe, ndashimira Imana ko twahawe Yesu. Dufite Yesu, ntabwo ajya abasha gutambuka atakubajije, naho waba urwaye, naho waba urebye, naho waba uhumura nabi. Umva ntabwo Yesu agucaho, abantu bagutambukaho, imiryango yakureka, kandi zigufite ikibazo, zigufite idene, abantu bakakwihora. Ariko dufite Yesu utabasha gutambuka atagusuhuje, atakubaje amakuru. Ngo Yesu yiyumvamo ko agiye guca ku kidendezi. Birambwira ngo arahanyura, ngo amaze kuhanyura ngasanga umurwayi. Hari abantu benshi batigeze bamugemura, hari imiryango tarigeze imugemura, hari abavandimwe batigeze bamumenya. Kandi uriya murwayi iyo aza kugira abantu bamujugunye mu kidendezi aba aratashye nk'abandi. Ariko yabuze umuntu wamufasha, yabuze umuntu wamujugunye mu kidendezi. Ngo ariko Yesu ahaciye. Haleluya. Bagira ikiganiro cyiza nakunze. Yesu mwaramwegereye ntabaza ngo mbese urashaka gukira. Mana ishimwe, nuri cyantangaje uyu murwayi ahubwo yasubiza ngo ndabishaka gukira cyangwa se simbishaka, ahubwo Yesu amusubiza ahubwo mva mwigisha, iyo nza kugira umuntu ukora ntinze hano, nabuze umuntu. Vuka mu muryango urimo abantu, vuka mu muryango urimo abantu benshi, ariko nabuze umuntu wajugunya mu kidendezi. Iyo nza kugira umuntu ujugunya mu kidendezi, nanjye mararakize mfite diplome, ariko nabuze umuntu
wanjugunya mu kidendezi ngo mbuze n'akazi, nzi gukora, nzi kwiga umushinga, ariko nabuze umuntu wantera inkunga ngo nkore, nzi gukora imirimo myinshi, ariko nabuze igishoro, ngo ari ku kidendezi, ariko yabuze umuntu wamujugunya mu kidendezi. Haleluya. Yabuze umuntu wamujugunya mu kidendezi. Ngo Yesu arangije umva kuntu yamubwiye mumva wikongera kuvuga umuntu, njyewe iyo nahageze ntabwo ugikeneye umuntu, iyo nahageze ntabwo ugikeneye abantu, nutagira diplome iyo nahageze yabasha kubona akazi, kuko iyo nahageze ntabwo ugikeneye umuntu, nutagira imiryango iyo nahageze yabasha kubaho neza, nutagira ahinga iyo nahageze abasha kurya, iyo nahageze ntabwo ugikeneye umuntu, ahubwo kuva none haguruka n'uburiri bwawe witahire kuko wahuye na Yesu. Haleluya. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Wowe n'abantu benshi hari abakubwira ibyo bazakora, warabarindiriye, baguhaye imyaka ubarindira, imyaka yararenze, ariko mwene data ndakwifuriza guhura na Yesu, ndakwifuriza guhura na Kristo, uko nimuhura ntabwo uzaba ugikeneye abantu. Yesu yahari niwe uhamagara abantu akabararika, abantu bakaza, ntabwo abantu bahamagara Yesu, ahubwo Yesu yahari niwe uhamagara abantu. Mbere yo kuvuga ikibazo cyawe mu bantu, banza ukibwire Yesu. Tera intambwe usanga Yesu, ubwire ikibazo cyawe, umubwire. Haleluya. Kwifurije guhura na Yesu mwene data. Igifite agaciro ni ijambo Imana yavuganye nawe. Ubwatsi bwaraba, uburabyo bugahunguka, abantu bakabuhungura, abantu bakakwitambika, wagira iterambere, abantu bakarirwanya, wagira iyo ugera, abantu bakabirwanya, wagira ngo ucuruze, abantu bakaguhumanya, ariko umva mwene data, bwatsi bwaraba, uburabyo bwahunguka, ariko ijambo Imana yavuganye nawe ntabwo rizashira, ryo rizahora iteka ryose, ntabwo rizabo. Mana isaza isohoza icyo mwavuganye, Mana isaza isohoza icyo mwaganiriye, ahubwo subira ku gicaniro wongera uhamagara Imana, wicika intege, wikiyahura, wikicira inzira. Haracyari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, iyo cyumvise amazi kirongera kikabaho, kandi amazi ni umwuka wera. Shaka umwuka wera azaguhumuriza, abantu bataguhumurije umwuka wera azaguhumuriza. Mva mwene data, ndabikwizeza, hari imbaraga z'Imana, hari ubutabazi, hari Kristo ujya ubasha kurengera. Shaka Yesu, shaka Yesu mwene data, niwe wenyine wabasha kugufasha. Abantu bagutaye Yesu yagufasha. Ngo witwa Yobu, abantu bagiye, abantu bamusize, Yobu ngo yinjira mu isi y'umwuka, yumva Imana imuhumurije, yabwira ngo umva Yobu, ndi Imana yawe, aha abantu bagiye, komera nzajya ngutabara. Ngo Yobu ngo arangije ngo ahitahamya, aravuga ngo nimwumve sineza ku Umucunguzi wanjye ariho, uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana, naho mutayumvise ariko mu isi y'umwuka numvise Imana. Haleluya. Uyu mubiri nambaye numara kubora nzareba Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mubiri nzareba Imana numara kubora. Ngo Imana ihita yumva ko Yobu ahamije mu bihe bigoye, ihita yohereza marayika. Imana ishimwe. umva ko birimbwira, hari abantu Imana yaciye amande, baca amande basubira kwa Yobu bagiye gusaba imbabazi. Nasomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro 26 harambwira ngo iyi mibanire y'umuntu n'Imana ibaye myiza, ngo n'abanzi be buzura nawe. Ngo uwitwa Isaka abantu bamutaye, ngo ariko ashaka Imana, ngo amaze kubona Imana babandi bamutaye bagaruka kumushaka. Buruga ngo umva Isaka, twamenye neza ko ubana n'Imana, niyo mpamvu tugarutse. Umva mwene data, abantu baragiye, ariko shaka Yesu. Numara kubona Yesu, Yesu azahamagara abantu bazagaruka. Ndabyizeye ko abantu bazawugarukira, kandi bazagaruka baje gusaba imbabazi. Ngo witwa Yobu, ngo Imana imaze kumugarura, ngo Imana imaze kumushumusha, ngo itegeka ba Elifaze ngo ibaca amande. Ntabwo ngomba bwa Elifaze niyo mwagiye muvuga Yobu, niyo mwamuharabitse, niyo mugiye kumusaba imbabazi, ntimugenderaho, nimugende mushaka ibimasa mwikorere, mushaka amaturo, mugende musira umwana wanjye, kubera ko niyo mwamusebeje, niyo mwamuvuze nabi. Umva mwene data, umva numara kubana n'Imana, Imana izakoresha abo bagutaye, abo bakuvuze, niyo bazakugarukira. Kandi bagaruka ntabwo bazaza uko. Hari amande Imana igiye gucira abantu, abakuvuze, abagusebeje, abavuze ko ubukwe butaba, abagiye barabika kuri fiance. Umva nukora ubukwe nibo bazitanga agatimba uzambara,
nibo bazashaka imyambaro y'abageni, kubera ko Imana izabagucira amande, nibo bazavuza impundu imbere y'abandi. We shaka Yesu, kuko ijambo Imana yavuganye nawe ntabwo rizashira. Uburabyo bwaraba, ubwatsi bwaraba, uburabyo bwahumuka, ariko ikintu Imana yacu yavuganye nawe, Imana ishimwe. Haleluya. Reka dusenga Imana. Numva twasenga tukabwira Imana ngo Mana rata, hari icyo wavuganye natwe, hari icyo watubwiye Yesu. Ahubwo umva mwene data, umva icyo wakibaza. Yesu uzagutabara. Yesu muraherukanye, muherutse kuganira, muherutse kuvugana, aho ni watakaje Yesu mu buzima bwawe. Reba neza ko icyo Imana yakubwiye kirimo neza. Reba ko Yesu mukiri kumwe, reba ko Yesu muherukanye, reba ko Yesu muherutse kuvugana. Nusanga mudaherukanye uce bugufi, ubwire ngo umva Yesu, nagize intege nkeya, subira inyuma, ngira intege nkeya zijyana mu bibi, ariko rata Yesu umbabarire kugira ngo uyu munsi nanjye ngire kugireho umugisha. Imana ishimwe cyane. Yesu nako muherukana. Nusanga mudaherukana ubwire ngo Yesu uzantabara, ariko ntabwo duherukanye, ariko ndifuza kongera kuvugana nawe. Reba watakarije, winginga Imana, nizera nshidikanya ko Imana imugarukira mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. We wumva Yesu mudaherukanye kandi ari icyo mwavuganye, kandi abanzi baguteye, iyi mibanire y'umuntu n'Imana ibaye myiza, n'abanzi be buzura nawe. Isaka baramushaka kuko yabanye n'Imana. Yaza gutakaza Imana, amahembe ari bumwice, amarozi ari bumwice, ariko kubera kugumana Imana, abanzi be irabahata baza kumushaka. Ndagira ngo Imana igucire abantu amande, ariko ryari numara kongera kuzura nayo wongere wuzure n'Imana. Hari ijambo nasomye mu Bakorinto, urwandiko rwa 2, Paulo n'umwe ya Kristo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 20, harambwiye ngo haleluya, ngo bisa naho ngo twebwe ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe, ngo nuko turabahendahenda kugira ngo mwiyunge n'Imana. Umva mwene data, ongera wiyunge n'Imana. Shaka watakarije wiyunge n'Imana. Reka dusenge Imana yibwire ngo rata Yesu, ndifuza kwiyunga nawe kugira ngo uzantabare kandi uzandengere aho abantu bagiye, uzambere Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasenze Mana ngo rerekeze mu izina rya Yesu, ribashe gusoza ikiritumye. Mwami data, umuntu wese uri buryumve, umuntu wese uri bukurikirane, ahabwe umugisha. Uri mu gihugu, uri muri Kongo, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Kenya, uri muri Tanzania, uri muri Amerika n'ahandi hatandukanye ku isi hose, umuntu data ubasha kumvira ijambo, ahabwe umugisha mu buryo ahure n'imigisha yo mu gakiza. Mana umugire neza, kandi aho yatakarije Mana mubabarire, kugira ngo yongere agire imbaraga zo gukomera mu mutima, namara gukomeza akomeze n'abandi. Urakoze kudufasha kandi bitubere umugisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.